ariko yo Bibiliya ureba na pastor ubwe yabikubwiye umvaga mu magambo hano ababikurikiye neza ngo uzasoma Bibiliya ya 5 na 7 na Bibiliya ya 9 7 nukuvuga ziratandukanye ubwazo. Bibiliya ya 5 7 hari ni Bibiliya nshasha yavuguru urayifite hariya vuguruwe birashoboka aho iyo ngiyo ufite nyine iyo yego soma hariya kwikosora pastor yumve ashobora kuba atigeza agasoma urupapuro rwa mbere wa Bibiliya yera hanyuma ufungure na Qur'an suratul Baqara aya 2. Naam harabangwa ikosora pastor urumva ikosora amakosa twasanze muri Bibiliya yera twarayakosoye abantu bo mu Rwanda bicaye biyemeza gukosora Bibiliya. Yani igitabo cyanyu Imana imaze gucyandika niba ari Imana niba ari Yesu niba ari Paul bamaze gucyandika abangaba basanze harimo amakosa baravuga yareka tuyakosore. Zaburi 110 umurongo wa mbere. Zaburi 110 umurongo wa mbere. Haburaga mu gice cy'umurongo. Haburaga igice cy'umurongo. None twacyongeyemo. Bacyongeyemo bagikuye he? Mubaze. Takbir. Allahu akbar. None kibazo ngiye mbaza ni iki ngiki. Ndajya mu itangiriro. Mugende mu itangiriro tujye mu mategeko y'Imana. Ese amategeko y'Imana ni ukuri? Ese iriya Imana yavuze ariya mategeko ni y'ukuri? Ese iki gitabo cy'itangiriro koko ko tubona ko ari cyo cya mbere ni icy'ukuri? Kuko tumaze kubona yuko isezerano rishya ririmo Yesu, ibyavuzwe kuri Yesu byose ndetse n'abandi bahanuzi tumaze kubona yuko hari iby'ukuri batagendaga bavuga ko ari ukuri. None ano mu itangiriro aya mategeko y'Imana ni ukuri? None se yiba ari ukuri kuki isabato y'Imana itubahirizwa nk'ukuri? None twongere tugende mu itangiriro nanone 2 tubona Adamu na Eva igihe inzoka iza gushuka Adamu na Eva. Ese bari abantu batari bemera uriya mushukanye kugira ngo abashuke? Ese bari mu idini y'Imana? Mudushakira idini y'Imana kuko kuri iyi si hari amadini abiri, hari idini y'umubi hari n'iy'Imana. Nibyo bibazo mfite. Sisi hawa ni wawili na sisi ni wawili, lazima tukue na dini hii. Soma Qur'ani 42. Tunaanza mu Qur'ani, fanya haraka. Imana muri Qur'ani igice cya 42 aya 13. Imana iravuga iti yabashyireho mu idini ibyo yaraze Nuhu, nibyo twaguhishuriye, yego, nibyo twaraze Ibrahimu, yego, na Musa, yego, na Yesu, mutunganye idini kandi ntimuzarutandukaneho. Yego. Arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mube maso. Yesu yigira imbereho hato. Yesu yigira imbereho hato. Yubama hasi arasenga. Takbir. Allahu akbar. Pasa tugendane. Yesu yasengaga yubamehe kumusozi wa Getsemani. Yasengaga yubamehe hasi. Hano mu Rwanda niye dini basenga bukubama hasi gutya? Islam. Niki? Ni Islam. Takbir. Allahu akbar. Nukuvuga umuntu wese usasanga ari kusenga kubama hasi afitiye dini ya Islam. Yesu yasengaga yubame hasi afitiye dini. Takbir. Allahu akbar. Ni vizuri Mwenyezi Mungu awalipi. Ni byiza Imana ibahembere rwose. Kandi yabahe bagore babiri. Bagutera amabuye. Ungwiki? Bagutera amabuye. Yego. Pase. Nago mweme abagore babiri. Haya, hiyo ni mada ya kesho inshallah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi bitawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. nyuma yo gusingiza Imana subhanahu wa ta'ala no kwiha icyubahiro cyayo no kwifuriza amahoro n'imigisha mutume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nkuko twabibasezeranyije mu cyumweru gishize, uyu munsi dusubukuye wa muhadhara wacu. Uyu munsi rero biidhnillahi ta'ala dufite n'abashyitsi hano nkuko muza kubibona, tugira ngo turajya ngo tuze gusangira n'abijambo. Abo bashyitsi dufite Pasteur Ntawera Anastase ADPR, dufite na Karangwa Celestin Anglican. Aba ni abashyitsi bacu, tugomba kubafata neza, tugomba no kububaha, kuko ubundi iyo umushyitsi akugendereye ugomba kumwakira neza, ukanamuha icyubahiro, ukanamwihanganira aramutse hari ikintu asitayeho mu rugo rwawe, ukamwihanganira. Tudatinze rero twagira ngo duhe karibu umuvandimwe wacu mu bumuntu, kuko ubuvandimwe buri ukubiri, hari ubuvandimwe mu bumuntu, hari n'ubuvandimwe mu kwemera. Aba bagabo rero ni abavandimwe bacu mu bumuntu no mu bunyarwanda, ni ngombwa rero tubahe icyubahiro cyabo. Tukaba duhaye ikaze rero Pasteur Ntawera Anastase wa ADPR kugira ngo agire ikintu nawe aganira hano imbere y'imbaga y'abaniranga ku byerekeranye na Yesu. Ese Yesu ni Imana cyangwa si Imana? Ubwo rero agiye kubidusobanurira mu mutega amatwi. Ubwo Imana ibahe imigisha. Assalamu alaikum. Zombi ni byiza. Muraho. Naje kuganira namwe kuko muri inshuti zacu, ariko ndagira ngo mbanze mbibwire. Uwanyakiriye yavuze ko ndi pastor, ariko ndi umuvugabutumwa bwiza. Nitwa Ntawera Anastase nyine, ariko no mubwiriza ubutumwa bwiza. Iryo grade rya pasteur ntabwo ndarigeraho, ndi umubwiriza ubutumwa bwiza hari igashora mu Bugesera. Ubwo rero hari abantu tubana b'Abayisilamu, turanaturanye, ndabakunda cyane, nabo barankunda. Twaraganiye bigeze aho bambwira ko hano hari igiterane, bifuza ko nazaza kuganira nawe. Iyo tuganira numva mbanezerewe, iyo tuganira ndabakunda cyane. Ntabwo ari bya bindi bavuga ngo Abayisilamu ngo bafite uruhande barimo ngo barokore abapantekoto. Ya turaganira nkumva barandyoheye cyane cyane cyane. Niyo mpamvu rero nabonetse hano kugira ngo tuganire. Bambwiye ko bafite ikiganiro hano, igiterane, bafite insanganyamatsiko, bagifite insanganyamatsiko kivuga ngo ese Yesu ngo ni Imana koko? Niryo jambo rero nateguye kugira ngo tuganire mu magambo make cyane. Mu byo nkunda sinjya nkunda amagambo menshi, njya mvuga amagambo make nkayasobanuraho, wanambaza nkagusobanurira, kuko ni ibintu mba nitondeye nkabisobanukirwa neza. Amazina nayababwiye, ariko turi kuri iryo jambo hari amasomo abiri mfite. Hari isomo riboneka muri Yesaya ibice 9 umurongo wa 5. Hari izindi za Bibiliya usanga ari ku murongo wa 6, ariko iyi Bibiliya yanjye mfite iri ku murongo wa 5. Ziriya za Bibiliya 5 na 7 izo ngizo usanga ari ku murongo wa 6. Urebera aho ngaho rero bugufi. Ndagira ngo musomyi aha dusomere, turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ese Yesu ni Imana. Narangiza kuko ndagira ngo aze gusomera rimwe, arasoma ubutumwa bwiza. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 1 agera hepfo gato ku murongo wa 2. Noneho tuganire. Sawa sawa. Yesaya 9:5 mwarimu, inyandiko iratubwira gutya: nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware bwe buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza,
umujyanama, imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. wongere usomere mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere ugere hepfo gato ku murongo wa 2. Igice cya mbere umurongo wa mbere, inyandiko iravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Umurongo wa kangahe wundi? Rekeraho birahagije. Naam. Kuko ari ugucunguza uburyo umwete, aho kubisoma hari henshi cyane, ariko tugendeye kuri aya magambo yonyine, dukurikije insanganyamatsiko ivuga aya magambo, insanganyamatsiko ivuga ngo ese Yesu ni Imana koko, niho ndagira ngo tuganire. Twihute rero tuvuge kuri Yesaya gatoya, tubone kwinjira mu byo yahanuye. Uyu ni umuhanuzi bakuru, ariko hari ubuhanuzi bwe burasobanura ngo ubuhanuzi bwa Yesaya bufite ibice 66. Ibice 66 bisobanura ibitabo byose byo muri Bibiliya 66. Iyo ukomeje ukareba, ntabwo ndahatinda kuko ntariyo nsanganyamatsiko dufite, ariko ndashaka kukubwira ko ubu buhanuzi turabwemera cyane kandi turabukunda cyane. Burasobanutse neza. Kubera iki? Burasobanutse iyo ukomeje ukareba ubusobanuro, usanga uko ibi bice bingana ari nako ibitabo byo muri Bibiliya bingana. Murabizi neza ko mu isezerano rya kera harimo ibitabo 39, isezerano rishya 27, byose ni 66. Iyo usomye ubuhanuzi bw'uyu mugabo rero bwa Yesaya, usanga wabwita Bibiliya ntoya. Avuga ku by'isezerano rya kera, akongera akavuga ku by'isezerano rishya. Uyu rero niwe wahanuye Yesu ari mu isezerano rishya. Ubu rero avuga ibyo mu isezerano rishya byose, akavuga n'ibyo mu isezerano rya kera. Ubu buhanuzi rero uyu Yesaya umusomye neza, ukamusesengura neza, aguha impanuro neza, ugasobanukirwa neza. Niyo mpamvu rero ubuhanuzi bwe tubwemera cyane. Reka tuje kuri iryo jambo, ese Yesu ni Imana koko. Dukurikije amagambo tumaze gusoma muri Yesaya ibice 9 umurongo wa 5 wonyine haravuga gutya pasta: nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware bwe buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, imana ikomeye, data twese, umwami w'amahoro. Yesu ndabihamya ko ari Imana koko, kandi ni Imana ikomeye. Ntabwo ari Imana gusa, ahubwo ni Imana ikomeye. Ubu buhanuzi bwahanuwe mbere Yesu ataravuka, ataravugwa mu isi. Aya magambo yavuzwe kera, mbere y'imyaka magana n'amagana, Yesu ataravuka. Bwari mu buryo bw'ubuhanuzi. Igihe kiragera rero, noneho muri ubwo buhanuzi havuzwe amagambo akomeye cyane avuga ngo azitwa igitangaza, umujyanama. Ikindi ngo Imana noneho atari Imana gusa, ahubwo Imana ikomeye. Imana ikomeye niko yahanuye. Noneho turebye muri Yohana dusanga ni magambo avuga ngo mu byaremwe byose ngo nta na kimwe kitaremwe nawe. Ni Imana rero. Yesu ni Imana. Kuko Imana ari nyinshi rero. Bavuga ko Imana ari nyinshi. Hari Imana uzasanga mu bihugu ibi n'ibi. Hari aho uzagera bati Kimasa ni Imana. Hari aho uzagera bavuge bati iriya nka ni Imana yacu. Hari aho uzagera bati njangwe ni Imana yacu. Abantu bita Imana ibintu bitari Imana. Ariko Yesu we ni Imana ikomeye nkuko yahanuwe. Imana dufashe kandi tugirire neza. Amen. Azitwa igitangaza. Yesu, nkunda kuganira n'abayisilamu cyane, bakananezeza kuko ni abahanga. Baranezeza cyane iyo nganiye nabo, iyo tuvuga kuri Yesu. Hari n'uwo naganiye nawe ambwira amateka ye, ati uwo ni uw'iwacu, yavukiye iwacu hariya mu Misiri, nukaza kumbwira ati Yesu nguwo rero impamvu yabaye ikirangirire, ariko adashaka kumwita ko ari Imana. Ati nuko aje amaze kuvuka yahasanze ikintu ubuhanga bukomeye cyane. Ati hari ubuhanga bwo buvuzi, baravuraga indwara zose. Ati ariko hari indwara 3 zari zarabananiye. Indwara yitwa
uburagi budedemanga. Iyo yari indwara ya mbere yari yarananiranye. Hari indi ndwara yitwa ibibembe, iyo yari yarananiranye. Hari indi ndwara umuntu yarwaraga ikamuhitana, yamara indwara yitwa urupfu. Yesu aje izo ndwara niwe wenyine wazikijije. Icyo ni ikiganiro nagiranye na mugenzi wanjye w'inshuti yanjye, kuko amateka yo muri icyo gihugu cyabo yari ayazi neza. Turaganira, njye nkunda kuganira n'abayisilamu cyane, bagira umushikirano, bagira n'urukundo. Ntabwo rero nzareka kuganira nabo, ni nayo mpamvu naje hano. Bagira umushikirano, ntabwo baguhisha, nta kintu baguhisha, nta kintu bagira ubwiru, muraganira ukumva rwose yakwimariyemo neza neza. Narabakunze rero. Ariko ikintu tudahuriraho, sinzi niba tuzagihuriraho, ariko amahirwe mfite nuko bafite amasezerano yo kuzajya mu ijuru, natwe dufite amasezerano yo kuzajya mu ijuru. Ariko ikindi duhuriyeho muri iyi si ni urukundo. Iyo ngezaho rero mvuze urukundo ndavuga ngo haleluya, amen. Urukundo niho bizingiye ibyo byose. Yaba Yesu niba ari Imana, yaba Yesu niba atari Imana, ariko n'uwo Yesu ikintu yatubwiye ni kimwe cyonyine, ati ndagiye nzagaruka mbajyana aho ndi namwe muzabeyo, ariko isezerano mbasigiye ni iry'urukundo, mukundane. Haleluya. Uyu Yohana mu rwandiko rwe uyu Yohana urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3:16 urahasoma. Ntabwo turirwa tuhasoma nonaha, ariko hari amagambo muri buze kuhasoma ngo ariko muri ibyo byose ngo ntimugakundura urukundo rw'urumamo. Urabibona aho ngaho urukundo rw'urumamo, urukundo rwa rundi abafaransa bita ngo ni urukundo ngo ni superficiel, urukundo rw'urwiyerurutso. Urwo rukundo Yesu yaratwiyamye, ntabwo turushaka. Urwo urukundo nyarukundo, urukundo rwiza, urukundo ruva ku mutima. Urwo rukundo niwo murage wacu. Navuze yuko turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ese Yesu ni Imana koko? Ni Imana. Yesaya yarangije kubivuga, kandi na Yohana uyu nguyu yarangije kubivuga. Uyu Yohana rero nawe reka muvugeho gato. Ubutumwa bwiza nabwo burasobanuka neza cyane. Akunda kuvuga ubutumwa bwiza, avuga ko Imana, uko Yesu ari Imana. Kandi ubundi butumwa bwiza burimo ba Matayo, ba Mariko, ba Luka, abo ngabo iyo tubasomye dusanga barabwiraga abantu bitsinda, wenda bakabwira abantu b'igihugu iki n'iki, cyangwa bakabwira ubwoko buno. Ariko uyu Yohani ubutumwa bwe yagiye atambutsa, yabubwiraga isi yose. Ubutumwa bwe n'ubw'isi yose, kuko niwe bavugaga ko Yesu ari Imana 100%, kandi nanone akaba umuntu 100%. Iyo tugeze aho ngaho tuvuze ko Yesu ari Imana, abantu bakavuga ngo ntabwo byashoboka, ngo Imana ntibyara. Iyo tugeze aho dusanga gihe kimwe se kuki Imana bayihaye umupaka ngo ibi yabishobora, bino ntiyabishobora. Icyo ngicyo rero nicyo cyabereye abantu urujijo muri iyi minsi ya none, ngo Imana ntibyara. Imana icyo ishaka cyose cyabaho ibishatse. Yesu ni Imana, Yesu ni umuntu. Gusubiza neza rero, iyo umuntu akubajije ngo mbese Yesu ni iki, urasubiza ngo Yesu ni Imana muntu, kuko yabaye umuntu. Imana idufashe kandi itugirire neza. Yesu ni Imana 100%, Yesu ni umuntu 100%. Imana idufashe kandi itugirire neza. Aya magambo turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ese Yesu ni Imana. Dushobora no gufata ku yandi masomo, ariko reka tube turekeye aha. Nejo ni umunsi, nejo bundi ni umunsi. Abafite ibibazo bazabaza, tuzabasubiza, ariko turahamya kugeza ubu ngubu Yesu ni Imana. Yesu ashobora byose, kandi ni Imana ikomeye. Ntabwo ari Imana gusa, ahubwo ni Imana ikomeye. Imana idufashe. Uyu mwanditsi ntabwo yigeze yibesha, kandi uyu mwanditsi yaratubutse cyane mu nyandiko ye no mu bisobanuro bye, yaratubutse cyane. Niyo mpamvu tumwemera uyu muhanuzi Yesaya.
n'uyu Yohana nawe turamwemera cyane, yavuze ubutumwa neza avuga kuri Yesu, amuvugaho aramusobanura kugeza ubwo yavuze ati Yesu Imana yakunze abari mu isi itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aho ni muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Inyandiko iratubwira iti kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu rero n'ubugingo niwe nyirabwo. Yesu niwe bugingo. Yesu niwe kuri. Imana idufashe kandi tugirire neza. Numvaga kuri iyo nsanganyamatsiko twazakomeza tukabivuga ariko aya masomo uko ari abiri niyo ndagira ngo dutekerezeho uyu munsi. Ayo masomo aboneka muri Yesaya ibice 3 ibice 9 umurongo wa 5 ku zindi za Bibiliya no wa 6, ndetse n'uyu Yohana igice cya mbere umurongo wa 1. Ayo niyo ndagira ngo tuganireho, nuwashaka gutangaho ikibazo akakibaza, ariko ndagira ngo dutekereze kuri aya magambo. Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Ndumva ntarenza aya ngaya kuri aya magambo, ahubwo hari izindi nyigisho zirimo zivuga yuko Yesu ari Imana, nabwo twazakomeza, ariko uyu munsi twateguye izi nyigisho ebyiri zo muri Yohana no muri Yesaya. Imana ibahe umugisha. Hagiye gukurikiraho n'amasomo ari butangwe n'abayisilamu, hanyuma kubaza biraza kubaho nyuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kweli ninamshukuru ndugu yangu Anastase, anaongoza kanisa ya ADPR. Juu naona ile jina ya kipasta ni hatari kutajataja sana, lakini wanapenda hisi kwa waite tu wahubiri. Hiyo ndio wanataka hii siku. Haina shida pasta. Kwa hiyo katika masomo umezungumza, sitaenda mbali na andiko yako, lakini ni kukumbushana. Nataka msomaji anianzie Yesaya 9:5. Hapo pasta anasema, hapo ndio nasema Yesu Mungu. Pasta naenda kukufafanulia hii andiko. Usirudi tena mbele ya Wakristo kuambia pale Yesu ni Mungu. Tumikisha andiko ingine. Yesaya 9 umurongo wa 5. Yego. Inyandiko yatubwira iti sawa, nuko umwana yatuvukiye, duha umwana w'umuhungu, yego, ubutware buzaba ku bitugu bye, sawa, azitwa igitangaza, umujyanama, yego, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Bas, ukisikiliza hii andiko hakuna jina Yesu. Hakuna. Walijua je kama hapo ni Yesu amezungumziwa? Vipi pasta? Hiyo ni ya kwanza. Takbir. Allahu akbar. Tunaenda neno kwa neno. Soma neno la kwanza. Nuko umwana yatuvukiye. Tulia. Kwa hivi mtoto amezaliwa. Huyu Yesaya hapa hakuwa na tabiri. Hapana. Basi katika Yesaya kuna wakati Yesaya anatabiri na wakati Yesaya anazungumza maneno yamekwisha fanyikana. Utabiri ni kitu kitakayokuja, hapana kimekwisha fanyikana. Huyu Yesaya amesema mtoto amezaliwa, ni tayari mtoto ameisha zaliwa.
Yesaya angesema Yesaya alikuwa ati mtoto atazaliwa, umwana azatuvukira, ingelikuwa ufunuo, ati ibyo byaba mu byari bizaba, lakini amezaliwa. ariko aravuze ngo yarangije kuvuka. Takbir. Allahu akbar. Hiyo ndio ukweli ya Yesaya. Ndio kuri kwa Yesaya. Kwa nini tunasema amekwisha zaliwa? Kubera tunakuwa ndio kuvuka. Huyu mtoto Huyu mwana ameanza kuzungumziwa sio kwa Yesaya 9:5. ntabari cyenda gatanu Yesaya yavuze gusa yari yaratangiye kuvugwa mbere y'icenda gatanu. Wakati alizungumza, shuka chini Yesaya 7:14. Ari ku 14 hasi muri Yesaya. Huko ndio mtoto ameanza kuzungumziwa. Uwo mwana ari kuvugwa aho ngaho. Soma. Yesaya 7:14. Aha. Inyandiko iratubwira ati Yego. nicyo gituma Aha. nicyo Aha. 7:14 muri Yesaya. Yego. Nicyo kizatuma Aha. Uwiteka ubwe Aha. ari uzabihera ikimenyetso Yego. ati dore umwari azasama inda. Tulia. Ulikuva pastor. Dore umwari azasa. Hapa ingali utabiri. Arabyari mu buhanuzi. Mimba haijaingia. Mungu anasema umwari azasa. Takbir. Komeza. Inyandiko iratubwira iti Yego. nicyo gituma Uwiteka ubwe azabihera ikimenyetso ati Yego. dore umwari azasama inda. Yego. Azabyara umwana w'umuhungu. Aha. Uzamwite Emanueli. Ulikumva? Uzamwite ingali katika utabiri. Aho ni ndani mu buhanuzi mbere. Ni ku Yohana 7:14. Aho rero muri aho 14. Sasa Aho rero hii mimba inda iliyotabiriwa anuwe imetafuta kuingia sasa. umengiye kwinjira ndio kwinjira. Haitakuwa tena utabiri, Na kwamba mchiro uhanuzi. itakuwa maneno imefanyikana. Magambo ya Yesaya 8:3. Yesaya 8:3 inyandiko iratubwira Basa, iti ulikumva uburyo inyandiko irikuzamuka? Ulikumva? Kokolo. Takbir. Soma inyandiko iratubwira iti Yego. muri Yesaya 8:3 Aha. nuko njya ku muhanuzikazi. Ulikumva? Nuko nja. Tayari amekwenda. Nuko nja kumuhanuzikazi. Umuhanuzikazi umugore mama wa Yesu nago yari umuhanuzikazi. Bikira Maria nago yari umuhanuzi. Ariko mama huyu muhungu ni umuhanuzi. Kazi mama wa Yesu nago yari umuhanuzi. Soma. Nuko njya ku muhanuzikazi. Yego. Asama inda. Ulikumva? Asa. Tayari mimba inafanya nini? Yinjijwe. Asa. Apyo. Ako kandika. Soma andiko. Abyara umwana w'umuhungu. Ulikuva pasa? Abyara umwana w'umuhungu. Uwiteka Amaze kubyara Imana irategeka. Aha. Uwiteka Yego. aherako Aha. aramubwira ngo Amubwira mama huyu mwana ati umwite Maheri halali Hashibazi. Takbir. Unasema Yesu wewe? Nani mwabango ni Yesu kweli? Pastor, tunagukunda. Huyu Mwenyezi Mungu ameteremsha jina. Mungu anateremsha jina. Baada ya Mungu kuteremsha jina, hapa ni kusura ya 8. Aha rero ni ku gice cy'umunani. Tulianza sura ya 7, Twatangiye ku gice cya 7. tunapanda sura ya 8, Ku gice cy'umunani. tusikie sura ya 9. Yesaya amekwisha jua mtoto amezaliwa. Na Yesaya anasimama. Soma andiko. Yesaya anasema nini? Yego. Inyandiko iratubwira iti Aha. nuko umwana yatuvukiye. Ulikumva? Nuko umwana yatuvukiye. Aha. Duhawe umwana w'umuhungu. Tulia. Pasa. Imana yenu ni umuhungu. Koko imana wanyu ni umuhungu. Hano nako bavuze Imana yatuvukiye. Umwana yatuvukiye. Duhaye umwana w'umuhungu. Aha. Azitwa igitangaza. Yego. Umujyanama. Yego.
Imana ihoraho. Aha, bila kupoteza muda wa Islamu. None tutakaje umwanya wa Islam. Unajua kwa hii madini Urazi mwaya madini masikia. hawa ndugu zetu Abavandimwe bacu. hawapendake Biblia takatifu. Bakubeliya n'abatifu. Sababu gani? Biblia takatifu Biblia n'abatifu. inawaweka nje. Ishiranza buri kintu cyose. Wenyewe waliandika Biblia, Abanditse Biblia. walijua kama hapa watu watadanganya. Bari bazi ko abantu bazabesha abandi. Katika Biblia takatifu Muri iyo bari mu takatifu. chini Hasi. wanafasiria huyu mtoto. Bagiye basobanura hasi y'umurongo uwo mwana ninde. Tusikie gisi walimfasiria. Kuko bamusobanura. Je, pastor atakuwa na haki ama Waislamu? Sobanura hasi. Inyandiko yatubwira iti Yego. muri igitabo cy'umuhanuzi Ezayi igitabo cy'ikenda umurongo wa 5. Aha. Umwana yatuvukiye. Ulikumva bisobanuro pastor? Umwana yatuvukiye. Uwo mwana niwe Emanueli. Niwe Emanueli. Wavuzwe muri Yesaya 7:14. Ulikumva hao natangiye. Yavuzwe muri 7:10. Takbir. Komeza. Ni umuhungu wa Ahazi. Ni umuhungu wa Ahazi. Uzima ingoma. Hakitwa Hezekia. Ngiki? Uwo mwana akazitwa Hezekia. None se Hezekia ni Yesu? Waislamu takbir. Allahu akbar. Ukweli wa Waislamu itabaki ukweli. Basi anasimama anasema, unaona Yesu ni Mungu. Yesu ni mtu. Yesu unasema nini? Yohana 8:40. Yohana igitabo cy'umunani uhereye ku murongo wa 40. Yesu arababwira ati ariko none dore murashaka kunyica. Nibyo koko Yesu aravuga dore murashaka kunyica. Kandi ndi umuntu. Kandi ndi umuntu. Yego. Ubabwira iby'ukuri. Aha. Ibyo numvise ku Mana. Yumvise kwande? Ku Mana. Yumvise kwande? Ku Mana. Takbir. Allahu akbar. Umuntu ari kumva ku Mana ukavuga ari Imana. Tunauliza Mungu. Wewe Yesu anasema mimi ni mtu. Wewe Mungu naona sema huko mtu. Kubara 23:19. Kubara 23:19. Yego. Imana iravuga iti. Imana si umuntu ngibeshye. Imana si umuntu ngibeshye. Kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Pastor. Salamu alaikum. Kwa hiyo tunabaki na imani ya Kiislamu. Dakika yangu inabakia ngapi? 10. Mashaallah. Pastor anazungumza Yohana 1:1. Yesaya 9:5 twarangisha. Inatoka munjia. Yohana 1:1. Inasema hivi. Kasome vuba. Yesu Kristo. Mbere na mbere hariho jambo. Nago bavuze Yesu Kristo hariye. Mbere rimwe. Sinzi niba naringiye kujya hejuru ku murongo ku mutima. Pastor yaguhaye umugati. Pastor yampaye umugati kugira ngo mumvugire. Soma andiko. Inyandiko yatubwira iti mbere na mbere hariho jambo. Yego. Jambo wo yahoranye n'Imana. Yego. Kandi jambo yari Imana. Mbere na mbere ibintu byose niwe wabiremye. Ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Nsanire intebe hari. Iyo ati zamura iyo ntebe. Soma mbere na mbere. Mbere na mbere hariho jambo. Pastor, turahindura ijambo n'igiti n'intebe. Mbere na mbere hari intebe. Kandi jambo. Kandi intebe yahoranye n'Imana. Yari kumwe n'umufundi. Kandi jambo. Kandi ijambo yari Imana. Kandi igiti intebe yari umufundi. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Uwo ntebe yahoranye n'umufundi mbere na mbere. Ibintu byose. Ibiti byose niwe wabiremye. Intebe yabiremye. Kandi takbir. Allahu akbar. Murumva koko birashoboka. Umva kashahaje. Basa birumvikana kweli. Gasubiremo. Shira.
subiramo. mbere na mbere hariho jambo, hari intebe. jambo Aha, yahoranye n'Imana. uyu ntebe yari kumwe n'umufundi. jambo yari Imana. iyi ntebe yari umufundi. uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. iyi ntebe yari kumwe n'umufundi mbere na mbere. ibintu byose, intebe zose niwe waziremye. ni intebe yaziremye. Basi acha nikusaidie. Hii maana ya hii andiko. Rudilia hapo mwanzo palikuwa neno. Naam. mbere na mbere. Aha. mbere na mbere hariho jambo. Sawa kabisa, andiko haina shida. Hapo mwanzo palikuwa neno. Hakuna shaka kwetu sisi Waislamu, sababu mbele ya kila kitu kyote kiumbiwe, kusema hii mti iwe, ni neno la Mungu litangulia. Kabla ya mti kuwa, ni neno likuwa mbele. Mbele na mbele aliyo jambo. Kwa nini? Kwa nini? Mungu anasema iwe ikawa. Hiyo ni haki. Soma andiko. Jambo Aha, yahoranye n'Imana. huo neno alikuwa pamoja na Mungu. Ni kweli pasta. Unaona wakati umekuja, umeikaa, ulikuwa na maneno yako. Hiyo neno yako ilikuwa pamoja na wewe. Kabla haujatoa, ingali ndani yako, ingali wewe. Takbir. Endelea andiko. Jambo kandi jambo Aha, yari Imana. huo jambo yari Imana. Kwa nini? Sababu hiyo neno ilikuwa ingali ndani ya Mungu. Kabla Mungu hajatoa, ingali ndani yake, ingali Mungu. Allah, lineti ilikumanuka. Komeza andiko. uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Yego. ibintu byose niwe wabiremye. Niyo jambo y'Imana yaremye ibintu byose. Turi kumwe pase. Urabyemera? Takbir. Allahu akbar. Na kintu ndetse mu byaremwe byose, yego, nta na kimwe kitaremwe nawe. basi hakuna kitu hakukiumbiwa na hiyo neno la Mwenyezi Mungu. Mfano wa kwanza, Itangiriro rimwe. Itangiriro igice cyaho cya mbere n'umurongo wawe ugira wa mbere, inyandiko iratubwira iti, yego, mbere na mbere. Aha, mbere na mbere, yego, Imana yaremye ijuru n'isi. Aha, isi yari itagira ishusho, yego, yariho ubusabusa, yego, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, yego, maze umwuka wagendagagenda hejuru y'amazi. Aha, Imana iravuga iti, habeho umucyo. Aha, umucyo ubaho. Takbir. Mu Kiislamu wanasema kun fayakun. Komeza. Imana iravuga iti, Aha, habeho umucyo. Aha, umucyo ubaho. basi. Zaburi 33:6. Zaburi igice cyaho cya 33. Fanya haraka tunamaliza dakika. Zaburi 33 umurongo wawe ugira wa 6. Yego. Inyandiko iratubwira iti, Aha, ijambo ry'Uwiteka. ulikuva pasa, ijambo ya jambo umvise, ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru, niryo ryaremye ijuru. umwuka wo mu kanwa ke. Ijambo irasohoka n'umuka. Nituvuga arumuka, isohoka ni jambo. Aha, umwuka wo mu kanwa ke. pasa iko anaandika andiko mara ya kwanza nasikia ya andiko. Aha, umwuka wo mu kanwa ke umuka umukanwa ke niwe waremye ingabo zo muri ryo zose. kabisa. ateranya amazi mu nyanja nk'ikirundo, Mushamboke, ashingura umuhengeri mu bubiko. mushamboke. isi yose Yego, yubahe Uwiteka, yuba Uwiteka. abari mu isi bose bamutinye. Yego, kuko yavuze bikaba, aha, yategetse bigakomera. bas. Ushakiki. Kwa kumalizia, tunauliza Yesu, hii maneno Mungu iko anasema neno ni lake. Wewe Yesu unakubali? Kwa nini wengine wanasema hii neno ni yako? Yohana 14:24. Yohana 14:24 inyandiko iratubwira iti, Yego. Yesu aratubwira ati, ariko Pasa, soma muri Yohana 14:24. Wahageze?
sawa. yesu arababwira ati Yesu arababwira ati ariko utankunda Yesu aravuga ariko utankunda niyitondera amagambo yanjye niyitondera amagambo yanjye Yesu kandi iryo jambo mwumvise aha si iryanjye aha yesu ati si iryanjye aha ahubwo ni irya data wantumye. Allahu akbar. Namalizia hapo pasta. Neno sio la Yesu, ni ya Mwenyezi Mungu. Lazima tukufafanulie ufafanuo uliofafanuliwa na wafafanuzi waliofafanukiwa, ufafanuo ili ufafanukiwe. Pasta, tuze wanu kubanyonyora munyonyoke ebinyonyoro ebyanyonyorwa n'abanyonyozi abanyonyoka abanyonyofu ebinyonyoko. Takbir. Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yemwe ndabashuhuje. Yego rwose. Hano nitwa Karangwa Celestine, ngira ngo hano nubwo ari Kigali ko ndumva hano hataburimo abantu bake babanze. Ndumva ibyo byose hari abantu amasura amwe nagiye mbona nkaho n'abanyazi. Nazanye na Pastor Anastase, twari twatumiwe muri assemblée kugira ngo tuze turebe mu by'ukuri ese Islamu itwerera iki mu myizerere, ese abantu dukora amadini ya gikristu dutwerera iki mu myizerere. Ubwo rero kibe bibazo nanifite byari bibazo biri mu byiciro bitatu. Hari ikibazo kijyanye n'ivuguruzanya riri hagati ya Korowani na Bibiliya, cyangwa se ugasanga harimo ikintu cyo kugongana mu gihe nk'abahanuzi yaba Musa yaba Ibrahimu n'abandi bantu bahurizaho, ariko ugasanga bamwe bati Korowani yazanywe na marayika Jibril, abandi bati ni intumwa n'abahanuzi babyanditse. Ugasanga mu myemerere ntabwo tubivugaho rumwe. Ubwo icyo ni ikibazo. Ese yanditswe ryari? Ibyo bitabo byombi byanditswe ryari? Nabande? Kubera iki hari aho bihuriza byarangiza bikongera bikamera nk'aho byabivuguruzanyije. Ubwo icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, icyiciro cya kabiri, ayo madini cyangwa se igikristo na Islamu nta kuntu twahuriza hamwe kugira ngo, kuko usanga hari ibihugu bimwe usibye mu Rwanda ko bitarahagera, ugasanga umwana akuzaze ko abakristo ari babi, undi ati abayisilamu twebwe mu cyaro bikunze ko ati bariya n'intagondwa. Ugasanga abantu byabagiyemo gutyo. Oro ntabwo amadini ari uburyo bugakoreshwa mu guhangana, ahubwo kugira ngo duhindure isi nk'uko Imana yitwifurije ko twayibaho, ari isi nziza idufitiye akamaro. Abantu ntibibaye bakwitwaza imyizerere kugira ngo bakore amakimbirane. Ubwo urebye ibibazo nagerageje gutegura n'ibyo tukamuka yaba shehe yaba uyu Pastor Anastase n'undi wagera igitekerezo tukagira cyo tuvuga ku nyandiko ya Korowani. Icya kabiri baba barayanditse, ese ko bisa ntago byaba byaranditswe n'abantu bamwe. Sawa, nuko nibyo bibazo nanateganyije. Murakoze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Korowani yanditswe ryari ku kivuguruzo? Korowani yandikwa wakati mbere na mbere ndashimira Pastor ku kibazo abajije n'igitekerezo azanye, ariko ndi bumusubize mu cyamake inshallah. Icya mbere Pastor, Korowani na Bibiliya ntago bisa na nubwo bigeze bisa. Korowani ni Korowani na Bibiliya ni Bibiliya. Korowani ni gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, kandi Korowani ni gitabo ntago cyanditswe n'umuntu nkuko Bibiliya yanditswe na Matayo. Bibiliya harimo n'amabaruwa y'abantu. Hari umugabo witwa Paulo ubwe muri Bibiliya afite ibitabo, mu byita ibitabo ariko ntago ari ibitabo, ndabizaho nyuma. Ari cyo mubwira, Quran ni igitabo cyamanuwe na Jibril agihawe na Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu Jibril
agishikiriza nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuzaja ku munsi insha Allah uhagije dusobanure uburyo Qur'an yamanutse n'uburyo Qur'an itandukanye na Bibiliya. Ariko yo Bibiliya ureba na pastor ubwo yabikubwiye umvaga mu magambo hano ababikurikiye neza ngo uzasoma Bibiliya 5:7 na Bibiliya 9:7 nukuvuga ziratandukanye ubwazo. Bibiliya 5:7 hari ni Bibiliya nshasha yavuguru urayifite hariya vuguruwe birashoboka aho iyo ngiyo ufite nyine iyo yego soma hariya kwikosora pastor yumve ashobora kuba atigeza gasoma urupapuro rwa mbere wa Bibiliya yera hanyuma ufungure na Qur'an suratul Bakara aya 2. Naam haravangwa ikosora pastor urumva ikosora amakosa twasanze muri Bibiliya yera twarayakosoye abantu bo mu Rwanda bicaye biyemeza gukosora Bibiliya. Yani igitabo cyanyu Imana imaze gucyandika niba ari Imana niba ari Yesu niba ari Paul bamaze gucyandika abangaba basanze harimo amakosa baravuga oya reka tuyakosore. Imana irandika bo bagakosora. Urumva se twakwiyunga. Komeza urugero baguhaye n'urugero rw'ibyo bakosoye. Zaburi 110 umurongo wa mbere. Zaburi 110 umurongo wa mbere. Haburaga mu gice cy'umurongo. Haburaga igice cy'umurongo. None twacyongeyemo. Bacyongeyemo bagikuye he? Mubaze. Takbir. Allahu akbar. Murumva bavandimwe ngo haburagamo igice cy'umurongo ngo noneho twakoze iki? Twacyongeyemo. Ikibazo bacyongeyemo bagikuye he? Bagikuye mu kihe gitabo? Bagikuye mu ijuru se? Bagikuye muri dictionnaire? Bagikuye he? Soma Qur'an sura ya 2 aya 2. Auzu billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hiki ni kitabu. Musomere mu Kinyarwanda ngo yumve neza. Okay. Iki ni igitabo. Ndiyo. Ntikigira ishidikanywaho. Ndiyo. Ni umuyobozi kubagandukira Allah. Urumva muse? Qur'an ni igitabo kidafite gushidikanywaho. Ni Imana ibivuga muri Qur'an. Ntabyo kuvuga urabona iyi Qur'an ngo harimo kosora. Ngo Qur'an ya 95 na Qur'an ya 2:7 burya oya. Qur'an uzafate Qur'an urebe harimo amagambo y'Ikinyarwanda harimo n'Icyarabu. Impamvu Qur'an bayisize mu Cyarabu ni Qur'an isigara uko yamanutse. Ushobora gusobanura Qur'an ugakora amakosa mu gusobanura yukoza amakosa dusubira mu Qur'an y'umwemerere tugasubira mu Cyarabu. Ariko Bibiliya ubu ngubu tubajije Bibiliya yanditswe nande ubu ngubu byaba ari kibazo gikomeye cyane. Pastor nakoze gutya. Ati very good. Muri abasilamu kunu muri bahatari pastor akoze gutya nawe arabyemeye. Allahu akbar. Qur'an ntabwo ari igitabo cy'umukino. Muvandimwe yabajije ikindi kibazo ese Bibiliya pastor amateka Bibiliya tuyavuze none aha twayarangizeje. Uzashaka umunsi umwe twicare hari nibyo pastor yavuze ngo Yesu yaje gukiza ngo indwara zananiranye ibyo byose wavuze ngo zananiranye ushobora kuba utigeze usoma Bibiliya neza. Nzaguha imirongo izo ndwara Yesu yavuze ibibembe byose byaravuwe. Ikindi pastor urupfu ntabwo ari indwara. Nta ndwara yitwa urupfu baho. Mwari mwayumva? Ngo Yesu yavuye indwara yitwa urupfu. Bibiliya rero pastor Bibiliya ziratandukanye. Hariya dufite Bibiliya yitwa Verbum Bible, dufite Bibiliya yitwa Union Version, ariko Bibiliya nyayo yanditswe mu mwaka w'1812. Iyo Bibiliya yandikwa n'Abagiriki bagera kuri 70 baterana, ariko icyo gihe nago yitwaga Bibiliya. Bashaka izina nibwo bacizeho ishirahamwe icyo gitabo bakitwa Biblos mu rurimi rw'Ikigiriki mukabyita mwege Bibiliya, ariko icyo bishaze kuvuga ni ikunganiro ry'ibitabo cyangwa bibliothèque. Nicyo bisobanura Bibiliya. Bibiliya ntabwo bisobanuye ngo ni igitabo cy'Imana. Icyo turakirangije. Bibiliya na Qur'an biratandukanye. Qur'an na magambo y'Imana, Bibiliya na magambo y'abantu. Soma Timotheo wa mbere 4:9. Urwa mbere rwa Timotheo 4:9 natoya gusa hanyuma tujye ku kibazo cya 2 ndangize. Enasema hivi. Ndiyo. Iryo jambo ryo kwizerwa. Tangira wa 2. Timotheo wa 2. Ndiyo. 2 4:9. Ndiyo. Inasema hivi Timotheo wa 2 4:9 nasema. Ndiyo. Gira umwete wo kuzaho ndi vuba. Uyu ni Paulo yandikiye umusore witwa Timotheo. Paulo. Kwanza burya mu mategeko ni kosa gusoma ibaruwa itari yawe. Nubwo turimo turayisoma hano Imana itubabarira.
uyu Paulo yandikiye Timoteo abwira Timoteo gira ibi ngibi hari icyo bikongerera mu kwizera. Komeza. ati gira umwete wo kuza aho ndi vuba. Ndiyo. Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe. Ndiyo. ajya i Tesalonike. hanyuma Kiresikeni nawe yagiye i Galeyati. Ibi ngibi urumva ni story Paul ararimo kwivugira ngo n'amagambo y'Imana. Haleluya. Amina. Ndiyo. Naho Tito yagiye i Dalmatiya. Ngo Tito we yagiye Dalmatiya. Ndiyo. Luka umuntu witwa Luka niwe tegereza gato, hari umuntu witwa Luka pasere mujya mwumva ngo wanditse ivanjiri ya Yesu. Uyo Luka yavutse nyuma y'imyaka 50 Yesu amaze kujya mu ijuru. Luka ntago yigeze ahura na Yesu mu buzima bwe. Uzasoma ivanjiri zose uko ari enye muri Bibiliya na nyandiko uzasanga Luka yahuye na Yesu. Ahubwo uyu Luka yakoraga akazi ko mu rugo kwande kwa Paulo. Abantu b'abakozi bo mu rugo muzi buryo babita ego nitubavuge mu izina, ariko niko kari kazi koza amasahani kwa Paulo. Sasa uyu ngo yaza kuvuga ngo nawe yanditse ivanjiri ya Yesu. Bahuriye he na Yesu? Komeza. Nuko Luka ni wewe wenyine ukiri kumwe nanjye. Luka wenyine ni uri mu rugo hano wenyine ari gukora akazi. Shaka Mariko. Urumva hari abagabo babiri. Niyo mpamvu tubabwira Bibiliya ntabwo ari igitabo cy'Imana na nubwo ari igitabo cya Yesu. Uyu Luka na Mariko baje nyuma yande? Nyuma ya Yesu. Bakwandikira ngo Yesu yarapfuye. Ninde wabibabwiye? Baje nyuma y'imyaka 50 Yesu yaragiye. Ngo shaka Mariko umuzane kuko angirira umumaro. Kuko uyu Mariko nawe ankorera akazi. Yego arankorera rwose niko handitse. Ndiyo. Ariko Tukiko namaze kumwohereza muri Efeso. Ibi ngibi wabisoma ukwemera kukwiyongera koko. Komeza. Nuko nuza uzanzanira umwitero wanjye nasize i Tirowa. Uzazane rya koti nibagiwe Tirowa. Kwa Karupo. Wariko n'ibitabo ngo ntuzibagirwe bya bitabo, ariko cyane uzanzanira ibyimbo. Cyane izi story pastor umva n'amagambo y'Imana yangahe. Abasiramu basoma ibi ngibi bagukubita za ujinga. Ntabwo abizana mu musigiti ibi ngibi. Rangiza inyandiko. Alexanderi umucuzi w'imiringa. Ndiyo. Yangiriye inabi nyinshi rwose. Uriya muntu uzamwitondera ngo ni umuntu mubi. Harimo n'amatiku, aya n'amatiku usanzwe ayangaye. Komeza. Umwami wacu azamwitura ikwiriye n'ibyo yankoreye. Harimo no kumusabira lana, mukamwita ngo n'umuhanuzi w'Imana arimo kuvuma abantu. Rero pasere Bibiliya na Qur'ani ni ibintu bibiri bitandukanye. Qur'ani ni igitabo cy'Imana, Bibiliya harimo amagambo ya Paulo, harimo amagambo ya Marko, nawe ushatse wakongeramwe yawe nkuko n'abanyarwanda bongeyemwe yabo. Uzasoma muri Bibiliya z'ikinyarwanda hari ikintu bagiye bita ngo n'umutwe w'amagambo. Uwo mutwe w'amagambo ntago uba mu Bibiliya zose kwisi uretse mu kinyarwanda gusa. Ego. Ikitwa umutwe w'amagambo Bibiliya zose zo kwisi uzifunguye ntago wabisanga muretse hano mu Rwanda. Rero nawe ufite uburenganzira, ufite ubushobozi wa kubitana Bibiliya za ukongera ibyo ushaka. Paseri yatanze igitekerezo niba ari kibazo aravuga ngo nta kuntu twakwishira hamwe. Paseri ubusiramu ureba ntabwo ari igitekerezo cyangwa ngo twicare ngo twiyunge natwe dushire agasigiti kacu hari. Cyangwa uko abantu bishira hamwe ngo urabona ngo ira katolika yatunani reka natwe dukora ibyacu bakita aba protestanti. Aba protestanti byakwanga ngo urabona abangaba barimo kurya menshi reka natwe dushiraho ibyacu bakita abadive. Abadive babona bikomeye Gitwaza yajya muri Kenya nawe akagaruka ngo nanjye nabaye umuhanuzi nzanyezayo ntempo. Ubusiramu ntabwo ari uko. Ubuislamu ureba ni dini twategetswe na Allah. Mu kurangiza Qur'ani suratul Maida aya 3. Maida 3. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inyandiko raba kuri 3 kiti mwaziririjwe byipfushije. Ndiyo. Amaraso, inyama y'ingurube. Ndiyo. Iyabazwe itavugiyeho izina rya Allah. Ndiyo. Iyanizwe, iyakubiswe, iyahanutse, iyatsimbwe n'indi, iyariwe n'inyamaswa, uretse iyo mwabaze, iyabagiwe ku mabuye yagizwe Imana, ndiyo, no guteza inzuzi. Ibyo ni umwanda. Uyu munsi abahakanye bihebye ku idini yanyu. Ndiyo. Ntimukabatinye, ahubwo mutinye uyu munsi n'abuzukuru. Abuzukuru kandi muri Qur'an. Uyu munsi nabuzurije idini ryanyu. Aho ngaho ni idini nagora abazukuru ba. Ego. Pasero urimo kumva ibyo Allah tubwira.
komeza na aya. Na aya irakomeza ivuga iki? Ndiyo. Ntimukabatinya, uyu munsi mbujurije idini yanyu. Uyu munsi mbujurije idini yanyu. Mbasenderezaho inema zanjye. Mbashimira Isilamu kuba idini. Pastor babyumvishe. Imana iratubwira ngo mbashimira Isilamu kuba ariyo dini. Rero twebwe twabaye abayisilamu kubera ko Isilamu niryo dini Allah yakoze iki? Yadushimiye. Niryo dini Allah yadutegetse. Rero nyuma y'iyi nama cyangwa nyuma y'iri tegeko Imana yadutegetse, ntabwo dushobora kuva kuri iri tegeko ngo twiyunge ngo murabona gute dushizeho kandi kadini. Ibyo ngibyo biba ari kufuru, ibyo ngibyo biba ari guhakana Imana. Rero pasa iyo nama yawe rwose ntabwo tuyemeye, twebwe tuzaguma mu Buislamu nkuko Imana yabidutegetse. Ahubwo inama nakugira nuko nawe wava mu by'urimo ukaza kwibera umusilamu. Tubahaye ikaze. Jewe nitwa Jamali, wowe witwa nde? Nitwa Bihoke Onesphore. Jewe ndi umuyisilamu, wowe usengera he? Jewe ndi umudivantiste. Umunsi wa karindwi byongere. Umunsi wa karindwi. Tubahaye ikaze rero. Baza ikibazo cyawe. Jewe ikibazo mbaza koko by'ukuri ibyo mwadushubije twasanze yuko hariho Imana y'ukuri na Yesu akaba ari ukwe. None ikibazo ngiye mbaza ni iki ngiki. Ndajya mu itangiriro. Mugende mu itangiriro tujye mu mategeko y'Imana. Ese amategeko y'Imana ni ukuri? Ese iriya Imana yavuze ariya mategeko ni y'ukuri? Ese iki gitabo cy'itangiriro koko ko tubona ko ari cyo cya mbere ni icy'ukuri? Kuko tumaze kubona yuko isezerano rishya ririmo Yesu, ibyavuzwe kuri Yesu byose ndetse n'abandi bahanuzi tumaze kubona yuko hari iby'ukuri batagendaga bavuga ko ari ukuri. None ano mu itangiriro aya mategeko y'Imana ni ukuri? None se yiba ari ukuri kuki isabato y'Imana itubahirizwa nk'ukuri? Noneho twongere tugende mu itangiriro nanone kabiri tubona Adamu na Eva, igihe inzoka iza gushuka Adamu na Eva. Ese bariya abantu batari bemera uriya mushukanye kugira ngo abashuke, ese bari mu idini y'Imana? Mudushakira idini y'Imana kuko kuri iyi si hari amadini abiri, hari idini y'umubi, hari n'iy'Imana. Nibyo bibazo mfite. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Muvandimwe hariya uitwande? Sawa kabisa. Njoo nitwa Suleiman. Pastor, swali umeuliza. Sawa na huyu. Haji amekwambia Uislamu sio shirahamu. Amekuonesha Uislamu Mungu ameikamilisha. Hiyo ni haki. Sasa wewe ukasema hakuna gisi tukutane, tukue na dini moja. Zamuka hano umbabarire ngwino hano. Ngwino pastor. Uyu nshuti yanje. Zamuka hano. Kokolo. Mashallah. Sasa ndugu yangu, sisi hawa ni wawili na sisi ni wawili. Lazima tukue na dini hii. Soma Qur'ani 42. Tunaanza mu Qur'ani. Fanya haraka. Imana muri Qur'ani igice cyo cya 42 aya bigira 13. Imana iravuga iti yabashyireho mu idini. Ibyo yaraze Nuhu. Nibyo twaguhishuriye. Yego. Nibyo twaraze Ibrahimu. Yego. Na Musa. Yego. Na Yesu. Mutunganye idini. Kandi ntimuzarutandukaneho. Mungu anasema dini ni moja. Tena tusigongane. Hivyo ni ukuri pasta. Hii dini sasa tuishake. Egera pasta. Namwegereye. Pasta, Yesu niwe nzira. Nukuri. Yesu ni umuntu wagombaga kudushurira inzira. Kandi tukagenda atwereye intangarugero. Takbir. Allahu akbar.
twese hano tukunda Yesu. Tugiye kushaka iyo dini. Sibyo? Ukunda Yesu? Ukunda Yesu? Na pastor aramukunda. Haji, ukunda Yesu? Nanje ndi wa zero. Utusomee Yohana. Ati muri Yohana Mathayo 11:29 fanya haraka. Mathayo 11:29. Inyandiko iratubwira iti Yego. mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Yesu aravuga twemere kuba abagaragu be tumwigireho. Tugomba kwiga kwande? Kwa Yesu. 12 Yohana fanya haraka. 10 kangahe Yohana? 12. Yohana igice cyaho cya 14 uhereye ku murongo wa 12. Yego. Inyandiko iratubwira iti Yego. 14:12. Inyandiko iratubwira iti sawa. Nukuri. Yesu aravuga nukuri pastor. Yesu arababwira ati nukuri. Yego. Ndababwira yuko. Yego. Ndababwira yuko. Unyizera. Imirimo nkora. Nawe azayikora. Uri kumva itegeko rya Yesu pastor? Imirimo Yesu yakoraga natwe tugomba gukora iki? Kandi tugomba kwiga kwande? Kwigira kuri Yesu. Sawa kabisa. 14:32 Marko. 14:32 Marko. Turi kushaka dini bwana. Inyandiko iratubwira iti tusubire inyuma twese. Ati 14:32 Yesu arababwira ati Yego. bagera ahitwa Getsemani. Pastor, Yesu yagiye Getsemani. Bagera ahitwa Getsemani. Yego. Maze Yesu abwira abigishwa bati muvandimwe uva hano. Maze abwira abigishwa bati nimuwe mwicaye hano mbanze nsenge. Pastor, Yesu arashaka gukora iki? Yagombye kwanza gusenga. Twende. Arabwira ati mwe mwicaye hano mbanze nsenge. Yego. Ajana Petero. Na Yakobo. Na Yohana. Uyu Yesu atangira kumirwa no guhagarika umutima cyane. Yego. Arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica. Mugume hano mube maso. Yesu yigira imbereho hato. Yubama hasi arasenga. Takbir. Allahu akbar. Pasa tugendane. Yesu yasengaga yubamehe ku musozi wa Getsemani. Yasengaga yubamehe hasi. Hano mu Rwanda niye dini basenga bukubama hasi gutya? Islam. Niki? Ni Islam. Takbir. Allahu akbar. Nukuvuga umuntu wese uzasanga ari kusenga kubama hasi afitiye dini ya Islam. Yesu yasengaga yubame hasi afitiye dini. Takbir. Allahu akbar. Kavuge. Umuntu wese arasenga yubama hasi afite dini ya Uislamu, sivyo? Turasanga Yesu yasengaga yubamehe, kandi umuntu wese yasenga yubamehe hasi afitiye dini si ya Islamu. Haya. Pastor, kweli tunawashukuru sana. Tunawashimiye cyane. Kujitoa kwenu, Kuitanga kwanyu, kuja hapa. kuza hano. Ni vizuri Mwenyezi Mungu awalipi. Ni byiza Imana ibahembere rwose. Kandi yabahe bagore babiri. Bagutera amabuye. Ungwiki? Bagutera amabuye. Yego. Pase. Nago mwema abagore babiri. Haya, hiyo ni mada ya kesho inshallah. Sasa naenda kuongeza kitu moja. Pastor, hiyo Biblia imeandikwa kwa Kinyarwanda. Korani original ni mu Kiarabu. Sivyo Pastor? Sikia na Biblia jinsi iliandikwa. Muri Matayo
inyandiko iratubwira iti ukurikije uruhererekane rw'abakristu ba mbere mutagatifu Matayo wahoze ari umusoresha nyuma akaba intumwa ya Yesu Kristo nk'uko tubisoma muri Matayo 9:9 yanditse ivanjiri ye mu rurimi rw'icyarabu mu rurimi rwavaga n'abayahudi bo muri Palestina. Basi mutuzaniye Bibiliya uwo ngo yanditse mu cyarabu. Iriya ni Ikinyarwanda. Iriye wayikura he ntibaho. Pasa iriye oya kasubiramo. Inyandiko iratubwira iti ukurikije uruhererekane rw'abakristo ba mbere mutagatifu Matayo wahoze ari umusoresha nyuma akaba intumwa ya Yesu Kristo nk'uko tubisoma muri Matayo 9:9 yanditse ivanjiri ye mu rurimi rw'icyarabu ururimi rwavugwaga n'abayahudi bo muri Palestina. Ceceka turabasaba Bibiliya y'icyarabu murayifite. Pastor aravuga tusohoze tusohoze. Pastor gendo iteguro tuzaniye Bibiliya iyo nago bashobora kuikosora. Kwa hiyo Waislamu mumemsikia kesho wapasa wanasema leo wamekuja wamechelewa, kesho watakuja hapa saa 8 wawaulize maswali yote. Leo wameelewa na pasa arasamura akaboko nawe. Umusore aravuze ati reka nze mbihamye hano bose babireba komera mu ngwanya ganira n'uyu mugabo. Hariya witonde. Nitwa Ntabwoba Emmanuel. Riatarisha. Okay. Nje nitwa Suleiman. Ndu Muislamu. Wewe usengera he? Yesengera mu ADPR. Hariya pastor uwo ni pastor wa ADPR. Baratinya. Uzi impamvu? Nzakwereka ejo impamvu atashaka bamwite pase. Ejo unibute nzakwereka muri Bibiliya. Ikibazo cyawe wavuze Yesu niki? Yesu ni Imana. Utwereke muri Bibiliya aho Yesu yavuze ndi Imana basi tu tukwemere. Reka je mubwire. Naam. Kubera ko ibintu by'Imana cyane kubijyamo bisaba gutukumbura ukajya kuryana ukagira byinshi umenyamo. Ushobora kubona nawe tampa kuba kano kanya kubera ko ubushakashatsi buhambaye ariko gito nebira kitonzi neza muri jewe nuko nzi ko Yesu ari Imana kandi umwana w'Imana kandi ni Imana kubera ko yaravuze ngo uwizeye izina rye sibyo akamwubaha bamuha ubushobozi bwo kwitwa izina rye. Ubwo ko Yesu atumwe n'Imana yasugamaze ku Imana. Sawa, nukuvuga ubu ngubu Yesu yasubiye mu ijuru ari Imana. Ari mwivu rwose ni Imana. Ari buryo bwaseho. Ari mwijuru. Ari kumwe n'Imana. Umva, Imana iri hano. Yesu akaba hehe? Ari buryo gwande? Imana. Bakaba bangaye? Bakaba bangaye? Imana nuko ubushobozi afite ari nk'ubwasi. Ubushobozi bande? Ubushobozi Yesu afite kuko ninde azakwinjiza mu ijuru? Ninde azakwinjiza mu ijuru? Izina rye niryo tuzajya tuboneramo byose. Nukuvuga Yesu niwe azakwinjiza mu ijuru. Nibyo tubaze Yesu. Matayo 20:20. Matayo igice cyo cya 20 n'umurongo wa 20. Yego. Maze wenyine wa bene Zebudayo azana abana be aho ari aramupfukamira ngo agire icyo musaba. Yego. Nawe aramubaza ati urashaka iki? Aramusubiza ati tegeka ko abana banjye bombi bazicara mu bwami bwawe. Yego. Umwe iburyo bwawe. Yego. Undi iburyo bwawe ibumoso bwawe. Yesu aramusubiza ati asubiza umugore ati ntimuzi icyo musaba. Mwabasha kunywera ku gikombe nzanyweraho? Yego. Bate turabibasha. Yego. Arababwira ati nukuri igikombe cyanjye cyo muzakinyweraho. Yego. Ariko kwicara iburyo bwanjye n'ibumoso bwanjye sinjye ubigaba
sinjye ubigaba yego keretse abo data yabiteganyirije. Ariko Kagame yatubujije ariko Perezida yatubujije, urabona, umva, yatubwiye, urabona u Rwanda imeze neza, irakomeza neza, ariko yatubujije. Ibyo yarabivuze kuko nta nubwo binasobanutse. Ninda azatanga ijuru nagwari Yesu. Allahu Akbar. Uravuga Imana yahaye Yesu ubushobozi? Uravuga Imana yahaye Yesu ubushobozi? Yamuhaye nde? Reka tubaze Imana. Yesaya 42:8. We Yesaya 42:8. Inyandiko iratubwira iti muri Yesaya 42:8, Nduwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, kandi n'ishimwe ryanjye sinzariho ibishushanyo bibajwe. Birashyushye. Ushaka iki? Takbir! Allahu Akbar. Bas. Icyubahiro cy'Imana iraguma kwande? Icyubahiro cy'Imana kiguma. Bas. Tanga inyandiko. Tanga inyandiko. Aha. Yewe mubwire ngo icyo je namenye nikizamvamo, nta nubwo cyamvamo, ahubwo genzize Imana yanjye, mbega ngo umutumazi amenye ngiki. Yesu ni Imana ninde mukuru? Wiki? Yesu ni Imana ninde mukuru? Bose barangana. Barangana. Reka tubaze Yesu. Yesu we urangana n'Imana. Yohana 14:28. Yohana 14:28 Yesu ababwira ati, umva Yesu, mwumvise ko nababwiye nti ndagenda kandi nzagarukaho muri. Yego. Iyaba mwankundaga. Yesu ati iyaba mwankundaga, muba munejejwe nuko njya kwa data, kuko data anduta. Takbir! Allahu Akbar. Araseka. Urushundi ninde? Biblia iri kuvuga ko asanze se ninde urutundi Imana, nukuvuga ngo Imana ngo ninde urutundi? Imana ninde ngo Takbir! Allahu Akbar. Ndugu yangu, fata mikro. Arundi afite kibazo. Undi ya umukobwa nacyo ya umugore ya umugabo ya umusore ntagorane. Islamu hatuchukie Yesu. Ntabwo twanga Yesu ijana ku ijana. Yesu ni Muislamu. Yesu umwari w'umushehe Muislamu. Hatuwezi kumkataa. Tena ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kandi ikinyarazo nuko ni ntumwa y'Imana. Yesu alikuwa anavaa kanzu. Yesu yakubitaga mu kanzu nziza. Na sisi Waislamu tuko na kanzu. Turazibona twambara kanzu. Yesu aliacha ndevu. Yesu mwana kurusunna. Mashallah. Kwa hiyo tunarudisha mikrofoni kwa kiongozi wa programu. Waislamu kesho saa 8. Kesho saa 8. Tukuje haraka. Tuzaje twihuta. Kamata jirani yako Mkristo. Fata inshuti ya umuturage wa Mkristo. Umulete hapa. Umuza kutigona ngore cya makuru mashyashya. Inshallah. Imana yishaka